umuhanuzi Mariko igice cya mbere murongo wa 3. Mariko igice cya mbere murongo wa 3 twumve uko atubwira. Abahageze dusome. Ijwi ry'urangururira mu butayu ati nimutunganye inzira y'Uwiteka, nimugorore inzira ze. Niko Yohana yaje abatiriza mu butayu, abwiriza abantu iby'umubatizo wo kwihana ngo bababarirwe ibyaha. Abatuye mu gihugu cy'i Yudaya n'ab'i Yerusalemu bose barahaguruka baramusanga, ababatiriza mu ruzi Yorodani bavuga ibyaha bakoze. Yohana yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya, abukenyeje umushumi. Ibyo kurya bye byari inzige n'ubuki bw'ubuhura. Imana yacu idufashe. Haleluya. Amen. Igihe cyarageze, Yesu amaze kugera mu isi, biba ngombwa yuko abwiriza abantu ibintu bijyanye no kwihana. Haleluya. Amen. Nagira ngo musobanure neza. Yesu yagiye yigishiriza ahantu hatandukanye, ntabwo yagiye mu rusengero gusa, ahubwo yagendaga akanabasanga aho bari mu masantere, mu bibaya, mu mibande, agenda ayigisha akoresha ibitangaza. Mwagiye mubyumva aho yagiye agaburira abantu benshi. Igihe rero kiza kugera none aravuga ngo iyo umuntu amaze kwihana ibyaha ni ngombwa noneho yuko abatizwa. Umubatizo ugaragara nk'igihamya cyemeza yuko umuntu yamaze kwihana ibyaha. Haleluya. Amen. Nuko rero byagenze. Uwamubanjirije witwaga Yohana, we yaje avuga ati reka mbanze ntunganye inzira ya Yesu Kristo, kugira ngo Yesu naza azasange inzira zaraharuwe. Haleluya. Amen. Ubwo rero yatangiraga yigishiriza. Hano dusomye ijwi ry'urangururira mu butayu, aho yavuze ati inyuma yanjye hari undi muntu uzaza, azabatirisha ikitari amazi, kuko azabatirisha umwuka. Amen. Ni ukuvuga ngo umubatizo wa mbere habanza igikorwa cya mbere cyo kwihana ibyaha, hagakurikiraho igikorwa cya kabiri cy'umubatizo wo mu mazi, we ukurikira abamaze kwihana ibyaha. Nyuma yaho hakaza gukurikiraho umubatizo w'umwuka wera, ari wo Yesu Kristo yaje abatirisha. Yohana ageze aha ngaha rero avuga ngo ijwi ry'urangururira mu butayu, aravuze ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka, nimugorore inzira ze. Haleluya. Amen. Dushitse mu isi, inzira za buri muntu wese usanga zigoramye, zirimo amaguni menshi avanzemo n'ibyaha. Ariko ijwi riratubwiye ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka, ngo kuko Yohana yaje abatiriza mu butayu, abwiriza abantu iby'umubatizo wo kwihana ngo bababarirwe ibyaha. Haleluya. Amen. Shimye Imana Nyagasani rero ko hari umubare munini w'abamaze kwihana ibyaha, ndetse bakaba bageze igihe cy'umubatizo. Kandi n'uyu munsi birashoboka yuko hari abari butangire nanone kwihana ibyaha, bakaba igihe cy'umubatizo nacyo kizageraho. Nubaha turi, hari umuntu wamaze kuvuga ati ndumva nshaka kugira umwanzuro mfata mu mutima wanjye. Igihe nazengurukiye mu byaha cyari gihagije. Reka dusenga Imana. Niba yaba hari, reka ashyire ikiganza hejuru. Umuntu umaze kumva avuga ati ndumva nshengeye, maze dusenga Imana. Niba amaze kuba hari, nashyira ikiganza hejuru. Ijwi ryatubwiye ngo ijwi ry'urangururira mu butayu, aravuze ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka,
ngo abantu bose batuye i Yudaya n'ab'i Yerusalemu bose ngo barahaguruka basanga Yohana kugira ngo ababatize. Niba waba uhari ushyire ikiganza hejuru maze dusenga Imana. Reka dusenga Imana. Reka nsabe mwarimu asenga Imana maze umuhango ukomeze. Mana data wa twese, haleluya, uri Imana nziza, turagushimiye cyane. Igitondo cy'umunsi yego tugushimiye imirimo yawe myiza, uri Imana ikomeye yego Mana, turagushimiye gukorera umurimo Yesu Gitondo ari abandi batoranije bagiye kumanuka muri Yorodani. Mana ndabasengeye cyane ngo bakimanuka bajya kugera ikirenge mu cyawe nuko rabazeho cyane Imana bigiye mu bagere mu bitangaza. Haleluya, bagiye kugira amazi menshi kandi bishushanya ikimenyetso cyo kwamara n'abakadukana nawe ukuri bahinduye mu bugingo bwabo ukanga nawe ari bazima kandi biteye Imana babera ikimenyetso kugira babonekeho imbaraga zawe zishira kandi tugereza mu Ewe turanezerewe turanezerewe uyu munsi wa none turanezerewe turanezerewe uyu munsi wa none turanezerewe. Itorero SCR ritazibagirana mu mateka yaryo. Turi hano kuri umusozi uko wabigennye kandi turi hano muri uyu mugezi watunganirije ko ubwoko bwawe buzajya buhagera bukagera ikirenge mu cyawe. Natwe dusengeye aya mazi wahindure kuba umugisha. Iki kidendezi turagisengeye ngo kibashe kwihinduriza kandi marayika w'Uwiteka Imana yurukire muri cyo, ubushake bwawe burushaho kururuka, ukuboko kwawe kwiza kurushaho kutwegera kandi imbaraga yawe irushaho kugaragara, imitima myinshi irushaho kuguhindukirira. Urakoze Mana, ndagushimiye kuko witeguye gukora ibirenze ibyo dusabye, ko dusaba nk'abantu bo gatanga nk'Imana ukuzi bidukwiriye mu izina rya Yesu. Amen. Mushiki wacu ubuhamya bwawe bwo kwihana ibyaha ukizera Yesu Kristo ko kubera umwami n'umukiza, nanjye ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Turanezerewe turanezerewe uyu munsi wa none 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 turanezerewe. Imana ngurusi wese turagushimiye utugira ubuntu bugeretse ku bundi kuri ino saha kuko utwemereye ko turangiza umuhango w'abashiki bacu wo kugera ikirenge mu cyawe. Natwe tubunguye iminwa yacu tutambaye ibitambo by'ishimwe kandi tugushimira uburyo waguye itorero SCR mu gihugu cy'u Rwanda. Warakoze kuko umuhamagaro wawe mwiza ari uko abantu bawe bakizwa bakihana bakava mu byaha bityo bakaguhindukira kugira ngo babashe guhabwa ubugingo buhoraho. Natwe turambuye ibiganza byacu nk'uko byagenze kuri urya munsi nawe ubwo wabonekaga muri Yorodani, ijuru rigakinguka, ishusho isa n'inuma ikururuka ikaboneka ku rutugu rwawe, ijwi rikumvikana ngo uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Natwe tujye tumwumvira, natwe turasabye abagaragu bawe
abafasha bawe bageze ikirenge mu cyawe turabasengeye mu izina rya Yesu ngo ijuru rikinguke ishusho isa n'inuma iburukire mwuka wera abe muri bo kugira ngo babashe gukora umurimo wawe mu gihe gikwiye ndetse no mu gihe kidakwiriye. Urakoze Mana, ndagushimiye ndagumugisha kuri bo kandi babashe kugukorera uko muri ibyo nuko yavuze kugukorera ni byiza mukiza wanjye. Natwe turagushimiye ko twemeye kugukorera mu gihe nk'iki. Izina ryawe rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu, amen.
Yeah.